Ibi biganiro mubikurikira ku Mukambwe TV. Muri aka kanya rero ndashaka kugira ngo mbaganirire, mbatazurire kandi mbabwire ku kimera bita ingabo cyangwa se ntiruhunwa. Nkibabwireho ndetse n'ibindi bimera bigendana nacyo mu kuvura indwara zitandukanye. Kenshi cyane iki kimera abantu barakibona, bakakibona hafi y'inzira, bakakibona mu mashyamba ahahingwa n'ahadahingwa, ariko ntago bazi umumaro cyakunze kugira kuva kera mu buvuzi gakondo ndetse n'uyu munsi. Unyemerere muri aka kanya nkubwire muri bikeya cyane mu byo iki kimera gikora. Rero iki kimera kivura indwara z'uruhu. Mu gihe ugifashe ukagenda ukareba aho cyameze ariko hitaruye umuhanda, warangiza ugafata icyuma ukagikata, wamara kugikata ugafata isizo cyangwa se imakasi ugakata uduhwa twose tukiriho kuko kizungurutswe n'amahwa menshi. Wamara gukata uduhwa twose tukiriho, hanyuma noneho ukagifata ukagishyira mu mazi ashyushye kugira ngo utwoya turiho inyuma dushye. Hanyuma ukagikuramo ako kanya kidatinzemo, ubundi ukagisatura. Wamara kugisatura uhita usanganirwa n'ururenda rukigize rurimo imbere. Ruriya rurenda rero urarufata n'intoki ugasa nkaho urwegeranya, ukaminjiraho agasukari gake. Ubundi ukagenda wisiga usirita mu maso cyangwa se ahandi urwaye uduheri cyangwa se ibiheri bitandukanye, yaba ku bwanwa yaba n'ahandi, cyangwa se ku kibyimba, cyangwa se ku bimeme, cyangwa se abantu barwaye imyate. Nanone kandi iki kimera bita ingabo cyangwa se ntiruhunwa cyakunze nanone kwifashishwa mu buryo bw'imigenzo, aho cyabangikanywaga n'umugombe, urubingo rwa kinyarwanda ndetse umunanira n'umuhanga, bigashyigikirwa ku rugo, bikegezwa urugo muri rwo kugira ngo urugo rubashe kurindwa, kugira ubudahangarwa ndetse n'ibindi. Iki kimera rero kikagira none indi mimaro myinshi itandukanye mu kuvura indwara zisanzwe mu mubiri. Muri izo ngizo rero iki kimera kikaba uretse indwara y'uruhu, kikaba nanone wakifashisha ukivanze ariko n'ibindi bimera ngiye kukubwira. Iki kimera wagifata nanone ukakivanga n'inyabarasanya, ukakivanga n'amagaru, ukakivanga n'isuri, hanyuma ukakivanga n'urukararambwe. Barabivangaga rero bikabasha gutanga igisubizo ndetse no kuvura umuntu ugira imihango ariko ntihagarare. Umuntu nanone ukunda gukura mwinda cyane, inda zivamo. Nanone kandi kikavura none umuntu ugira ibibazo byo kuva cyane mu gihe ukoze uruvange rw'ibyo bimera. Iki kimera rero kikagira nanone umumaro mu buryo butandukanye, cyane cyane ko kibasha no gutanga ifumbire mu bundi buryo ndetse kikazitira ahantu, kandi kigafata n'ubutaka kugira ngo bwa butaka butabasha kuba bwagenda cyangwa se bwatwarwa n'amazi. Iki kimera rero ni ikimera cyiza cyane mu buzima butandukanye, yaba mu buvuzi, yaba mu buryo bwo kukireba, yaba mu bundi buryo butandukanye. Ni ikimera cyiza cyane kidufitiye umumaro cyane ku buzima bwacu. Iki kimera rero hamwe na hamwe bitewe n'umuco w'ahantu nibwo bacyita, hamwe na hamwe hari aho bacyita ntiruhunwa, hari aho bacyita ingabo. Iyo kimaje gukura kigiye hejuru cyane usanga gifite utuntu tumeze nk'utubuto. Turiya tubuto rero natwo kuva kera abanyarwanda batwifashishaga mu migenzo cyane cyane yo kubinga, yo kurinda, yo gushyigikira cyane cyane urugo cyangwa se aho babaga bafite imishinga. Aho ngaho bakatugereranya cyangwa se bakatuvanga n'ibango ry'ubwato, imunanira se ko nababwiraga, umuhanga se ndetse n'ibindi. Ndetse hari n'aho iki kimera bakifashishaga nanone mu buryo bw'imigenzo bakivanze na bimwe mu miti ikomoka ku nyamaswa. Muri iyo miti ikomoka ku nyamaswa haba harimo intare, haba harimo ingwe, ndetse hakaba harimo
n'ibindi bikoko ndetse by'inkazi. Ibyo ngibyo rero nabyo bakaba barabyifashishaga bakavanga n'ifu ituruka muri izo mbuto ziturutse kuri iyi ngabo cyangwa se ntiruhunwa, mu kugira ngo babashe nanone gukomeza kugira ubwo budahangarwa bwabo, ndetse ubwo babaga babivanze n'ifu ya bya bikoko, kugira ngo bakomeze kugira ubudahangarwa bwabo ku rugo rwabo, aho bakorera imishinga, aho bakorera ubworozi ndetse n'ahandi. Iki kimera rero bakifashishije cyane kandi kikagira umumaro mu buryo butandukanye, mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ndabashimiye cyane rero kandi ndakomeza kubifuriza amahoro y'Imana y'u Rwanda ikomeze. Ibi biganiro mubikurikira ku Mukambwe TV. Muri aka kanya rero ndashaka kugira ngo mbaganirire, mbatazurire kandi mbabwire ku kimera bita ingabo cyangwa se ntiruhunwa. Nkibabwireho ndetse n'ibindi bimera bigendana nacyo mu kuvura indwara zitandukanye. Kenshi cyane iki kimera abantu bakakibona hafi y'inzira, bakakibona mu mashyamba, ahahingwa n'ahadahingwa, ariko ntago bazi umumaro cyakunze kugira kuva kera mu buvuzi gakondo ndetse n'uyu munsi. Unyemerere muri aka kanya nkubwire muri bikeya cyane mu byo iki kimera gikora. Rero iki kimera kivura indwara z'uruhu. Mu gihe ugifashe ukagenda ukareba aho cyameze ariko hitaruye umuhanda, warangiza ugafata icyuma ukagikata, wamara kugikata ugafata isizo cyangwa se imakasi, ugakata uduhwa twose tukiriho kuko kizungurutswe n'amahwa menshi. Wamara gukata uduhwa twose tukiriho, hanyuma noneho ukagifata ukagishyira mu mazi ashyushye kugira ngo utwoya turiho inyuma dushye. Hanyuma ukagikuramo ako kanya kidatinzemo, ubundi ukagisatura. Wamara kugisatura uhita usanganirwa n'ururenda rukigize rurimo imbere. Ruriya rurenda rero urarufata n'intoki ugasa nkaho urwegeranya, ukaminjiraho agasukari gake, ubundi ukagenda wisiga usirita mu maso cyangwa se ahandi urwaye uduheri cyangwa se ibiheri bitandukanye yaba